Incamake z'igitabo cyo kubara. Igitabo cya kane cyanditswe n'umugabo witwa Mose. Iki nanone kikaba igitabo abantu benshi tudakunda gusoma cyangwa se twanagisoma kikadutera ubunebwe bitewe n'uburyo hagiye harimo amazina menshi atugora kuba twayanyuramo tukayihanganira tukabasha kubona neza mesaje cyangwa se ubutumwa nyirizina uyu mwanditsi yashakaga kuduha. Iyi niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe incamake z'igitabo cyo kubara ku buryo n'ubutaha bizajya bikorohera kugisoma ndetse ukabasha gutahura icyo umwanditsi yakubwiraga. Ese wabyakira gute nkubwiye ko igitabo cyo kubara atari ryo zina ryacyo? Mu mwimerere, kuko iyo turebye inyandiko zo mu isezerano rya kera ubundi zanditswe mu rurimi rw'igiheburayo. Gusa ikintu gitangaje ni uko mu giheburayo ntabwo igitabo cyo kubara dufite muri Bibiliya uyu munsi ntabwo cyitwa igitabo cyo kubara, ahubwo cyitwa Bemidbar. Sinzi niba mbivuze neza kuko ntabwo nzi igiheburayo, ariko ubitranslatinze mu cyongereza cyangwa se ubigenekereje mu cyongereza bivuze in the wilderness. Ku bantu noneho tutazi icyongereza, tubizanye mu kinyarwanda dusanga bisobanuye mu butayu. Mu yandi magambo, iki gitabo cyagakwiye kuba cyitwa mu butayu. Simply as that. Byoroshye bityo rwose, mu butayu. Ubwo tukaba dufite itangiriro, kuva, Abalewi, mu butayu. Biratangaje. So none kubera iki gitabo cyagakwiye kuba cyitwa mu butayu, kuki cyaje kwitwa kubara? Impamvu ni uko muri iki gitabo tugenda tubonamo inshuro nyinshi hagenda habaho kubarwa k'umubare w'Abisiraheli. Niyo mpamvu iki gitabo cyaje gushakirwa izina ryoroshye, birangira bacyise kubara cyangwa se numbers mu ndimi z'icyongereza. Iki gitabo rero kugira ngo kitazajya kigucanga cyangwa se kikagutera ubunebwe bwo kugisoma, ngiye kukikugabanyirizamo ibice bitatu bizagufasha kujya ugisobanukira. Ubwo uyu munsi tugiye kwiga igitabo cyo kubara. Igitabo cyo kubara tugiye kureba, ubundi iki gitabo twamaze kubona ko cyagakwiye kuba cyitwa in the wilderness cyangwa se mu butayu. Mu yandi magambo, ni urugendo Abisiraheli bakoze mu butayu, aho bagombaga kurukora ibyumweru 2 byonyine bikarangira urugendo rubabaye imyaka 40. Nibyo, wabyumvise neza. Kubera kwinangira kw'Abisiraheli, urugendo rwari kubafata ibyumweru 2 byarangiye bibafashe imyaka 40. Niyo mpamvu rero izo ngendo bagiye bakora nizo zigenda zisobanurwa muri iki gitabo cyo kubara. Ahantu hambere Abayisiraheli tubona bahereye ni ahitwa ku musozi Sinayi. Ku musozi Sinayi niho tubona, niko gace ka mbere tubona Abisiraheli barimo, aho Imana yabahereye amategeko ya Mose. Ibyo tubibona guhera ku gice cya mbere kugera ku gice cya 10. Ahandi hantu tubona Abisiraheli bagera ni ahantu hitwa mu butayu bwa Parani. Aha ni mu butayu bw'i Parani. Tubibona guhera mu gice cya 13 kugera ku gice cya 19. Aha naho ni ahandi hantu bagera bavuye ku musozi wa Sinayi. Ahantu ha gatatu iyo bavuye kuri uyu musozi wa Parani, ahandi bagera ni mu gace k'i Mowabu. Ni ukuvuga ngo akandi gace ni Mowabu. Ibyo tukabibona mu gice cya 22 kugera mu gice cya 36. Ni ukuvuga ngo kugira ngo bwa mbere na mbere iki gitabo ujye bikorohera kugisoma, ni ukumenya utu duce bagenda bageramo. Kuva Sinayi bajya Parani, bava Parani bajya hehe? I Mowabu. Ni ukuvuga ngo uri kubona ko iki gice cya mbere cy'i Sinayi ni kuva ku gice cya mbere kugera ku cya 10. Hano ni ku gice cya 13 kugera 19. Ukabona ko mo hagati kuva kuri 11 kugera kuri 13 hari kuburamo igice cya 11 ndetse na 12. Aho ngaho rero niho tubonera urugendo bagiye bakora.
ni ukuvuga ngo utu ni uduce bagiye bageramo, ariko hagati y'ibi bice iyi mirongo ubona iburamo nitwereka uburyo urugendo bagiye baruvamo. Ni ukuvuga ngo hano kuva ku gice cya 11 kugera ku gice cya 12 batubwira urugendo, uko urugendo rwari rumeze bava muri Sinayi bagera i Parani, uko urugendo rwari rumeze. Hanyuma hano urabona ko kuva ku gice cya 19 kugera kuri 22 hari ibice birimo hagati biri kubura, nabyo bitubwira urugendo. Ni ukuvuga kuva ku gice cya 20 kugera ku gice cya 21. Naho hadusobanura urugendo bakoze bava i Parani bagera i Mowabu. Wagize ngo se ubu igitabo nticyamaze kurangira? Reka noneho tubyinjiremo akantu ku kandi duhereye Sinayi. Twibukiranye ko ku bantu twakoranye urugendo hano Sinayi niho Imana yabahereye amategeko 10, ndetse ni naho Imana nk'uko yabyifuje kuva kera, nyuma y'uko Adamu na Eva bari bamaze gukora icyaha cyo kwigomeka ku Mana barya ku rubuto Imana yababujije, umubano w'Imana n'abantu wabaye nk'aho ujemo agatotsi. Nta handi hantu twongera kubona Imana iza ikabana n'abantu bayo. Ibyo bintu twongera kubibona bigeze ku musozi Sinayi, aho Imana yabwiye Mose kubaka itente, hanyuma Imana ikaza kuba muri iyo hema cyangwa se iyo tente. Aho ngaho rero nibyo tubona kuri uyu musozi Sinayi. Ubwo birumvikana ko icyari gikurikiyeho ni uko Abisirayeli bava hano Sinayi bajya i Parani, mu butayu bw'i Parani. Imana yari yarabahaye order y'uburyo bakwiye kugendamo, ntabwo bagomba kugenda uko bishakiye nk'abatagira Imana. Ni muri urwo rwego Imana yari yabahaye structure y'uko Imana ikwiye kujya imbere yabo. Ni ukuvuga ngo imbere babanzirizwaga n'Imana, Imana yabajyaga imbere, inyuma yabo hagakurikiraho umuryango w'Abalewi. Wibuka Abalewi bari bo abatambyi, wari umuryango w'abatambyi, akaba ari wo ukurikiraho. Inyuma yabo hagagenda hakurikiraho imiryango y'Abayisiraheli, uhereye ku muryango wa Yuda gutyo gutyo ugakomeza. Mbese ni ukuvuga ngo aho Imana ihagarariye bagaparika, Imana yakongera gutsimbura bakagenda. Ku buryo ku manywa Imana yaberaga inkingi y'igicu, ni ukuvuga izuba ntiribice, mbese yari imeze nka climatiseur niko twabyita, ku buryo izuba ritabica cyangwa se ngo imbeho ibice n'ibiki. Byagera na nijoro Imana ikababera inkingi y'umuriro, ku buryo imbeho yo mu butayu n'ibindi bibazo byose bitaza kubageraho. Mbese urumva ko urugendo rwo kuva hano Sinayi bajya i Parani rwari urugendo rusa naho ruryoshye, ariko ikibazo Abisiraheli ntibiburiraga. Wa mutima n'undi unangiye bagendaga bivovota, ngaho ngo dukumbuye ngo uturungo ngo n'udukingo two muri Egiputa, ngaho ngo ibiki n'ibiki, ngo inyota iratwishe, ngo ibiki byose, ngo dukumbuye ibyo kurya ibi, dukumbuye inyama, ibiki n'ibiki. Ariko Imana tugenda tubona Imana ikomeza iba iyo kwizerwa. Bageze hano mu butayu bw'i Parani tubona Mose yohereza abagabo 12 ngo bajye gutata igihugu cy'i Kanani. Imana yarababwiye ko ari cyo gihugu cy'isezerano. Dore ahantu ibintu byaje kubera agakoryo. Ni ukuvuga ngo Mose yohereje abagabo 12 bahagarariye imiryango 12 ya Isiraheli. Abagabo 2 muri bo baje bavuga ati rwose, ubwo ndavuga Yosuwa na Kalebu, baje bavuga ati rwose igihugu twabonye ni cyiza, Imana rwose yaduhitiyemo ahantu heza, n'ikimenyi bazana n'imbuto zo muri icyo gihugu. Baravuga ati twabonye igihugu rwose cy'akataraboneka. Gusa ikibazo, abandi 10 b'abatasi bo bazanye inkuru y'incamugongo. Baravuga ati baba, ni igihugu se kari akaga? Tibuzi ibintu twabonye, hariyo abagabo. Noneho ikibazo, bo baravuze ati abagabo twabonye bari banini ku buryo twari tumeze nk'inzige imbere yabo. Noneho ngo nabo bakatubona, ngo bakabona turi inzige. Ubwo se nk'ibyo bintu by'uko ngo abo bagabo bababonaga, ibyo bintu bari babikuye he koko? Ntabwo bari mu mitwe y'abo bagabo ngo barebe ngo turi kubabona ngo nk'inzige. Reka urumva bo bari bafite ikibazo cyo kutizera. Byari bimeze nko gukora Imana mu jisho bayibwira ngo ibintu watubwiye ntabwo bishoboka, ibintu waduhitiyemo nta bwenge burimo, uratwereza mu gihugu nk'iki kirimo abagabo nk'abo. Donc cyari ikimenyetso cyo kwigomeka
gukomeye. Ibyo byaje no guteza akaga, aho Abisiraheli batangiye kuvuga ati no, enough is enough, dukeneye undi muyobozi utuyobora adusubize muri Egiputa. Urumva kwigomeka gukomeye Abisiraheli bari bagize ku Mana. Ni muri urwo rwego Imana yavuze ati kubera iki kintu mukoze no kuba mutanyizeye, biragaragara ko mwese mudashaka kuyoborwa nanjye. Imana nibwo yubashye amahitamo yabo, iravuga ati mwese murimo hano nta muntu n'umwe uzagera mu gihugu cy'i Kanani. Ni muri urwo rwego Imana yubashye amahitamo yabo, iravuga ati niba mudashaka kugera mu gihugu cy'i Kanani, okay, it's fine. Iravuga ati muri mwe mwese nta n'umwe uzagera mu gihugu cy'i Kanani keretse abana banyu, kuko bo bari innocent, bo ni inzirakarengane, nibo bonyine bazagera mu gihugu cy'i Kanani. Gusa nubwo byari bimaze kugenda gutyo, Imana yo yakomeje kugenda ibereka urukundo ndetse inabitaho, aho mu rugendo ruva hano i Parani bajya i Mowabu bagiye bahuramo n'ibibazo, bakagenda bataka amazi, Imana ikabaha amazi, bagataka ibyo kurya, Imana ikabaha ibyo kurya, yewe bagera n'aho baribwa n'inzoka mu butayu. Imana ibwira Mose ati cura inzoka y'umuringa, ubasha kuyirebaho abashe gukira. Urumva ko Imana yakomeje kugenda ibitaho, ibereka urukundo, ibagirira neza, ariko bo bakomeza kugaragaza umutima winangira, kugera n'aho ibaze ko izo nzoka zarabaryaga. Imana yamubwira ati ibwira Mose ati cura inzoka y'umuringa, uyirebaho abashe gukira. Ariko ntabwo ari bose barebyeho, hari abantu bafite imitima yinangira bavuga ati Fazari napfa kureba gusa ngo ndakira, mbure kureba inzoka iri kundya ngo ndebe inzoka y'igishushanyo. Urumva ko bari bafite umutima winangiye, ariko nuko byari bimeze bityo, Imana yakomeje kugenda iba iyo kwizerwa kuri bo. Byagezeho rero bagera hano i Mowabu. Bageze i Mowabu, umwami w'i Mowabu yaje kugirira ubwoba Abisiraheli, aravuga ati ubu bwoko buje aha hantu, ibintu ntabwo byatugwa amahoro. Niko kwiyambaza umupfumu wabo niba namwita umupfumu, niko kwiyambaza umukonikoni wabo, uwo ni umugabo witwa Balamu. Aramubwira ati nyamuneka tuvumire buno bwoko bwa Isiraheli, nubwo banaza ntibazatugireho imbaraga, ntibazagira ikintu na kimwe bimarira, nyine bazaba abantu b'imburamumaro. Balamu yemera icyo kiraka, ariko ikibazo abantu agiye kuvuma ni Abisiraheli. None ni Abisiraheli bafite Imana. Byamubereye ihurizo ku buryo inshuro yose yageragezaga kubavuma byarangiraga ahubwo ari kubahesha umugisha. Yabigereye inshuro ya mbere biranga, inshuro ya kabiri yajya kuvuga amagambo yo kuvuma bikanga, ahubwo hagasohoka amagambo y'umugisha. Iyi nkuru ndagusabye rwose uzayisome, ni inkuru ishimishije cyane. Kugeraho yafashe umwanzuro aravuga ati yemwe turi kwiruhiriza ubusa, nta muntu ushobora kuvuma uw'Imana itavuma. Kugeraho aho kugira ngo anabavume bikunde, ahubwo byaje kurangira ari kubahanurira, kubabwira uburyo abasubiramo rya sezerano Imana yasezeranyije guhera kuri Adamu na Eva, ibabwira ko hari umuntu mu rubyaro rwabo uzaza akamena agahanga k'inzoka agakemura icyo kibazo cy'icyaha Adamu na Eva bari bazanye. Ndetse na rya sezerano Mose yari yarabwiye Abisiraheli ati muri mwe hazahagurutswamo undi muhanuzi, nyamuneka abe ari we muzumvira. Ndetse na rya sezerano bagiye bahanurirwa no ku muryango wa Yuda, bakavuga ati muri wowe hazaza umuntu uzazana ubutware buzabaho, azazana ubwami bw'iteka ryose. Ya masezerano bagiye babwirwa byarangiye n'uwo mukonikoni Balamu yongeye gusubiramo iryo sezerano, aravuga ati mu rubyaro rwanyu mwebwe Abisiraheli hazavamo umukiza uzabasha kubahuza n'isezerano Imana yasezeranyije basokuruza. Urumva uburyo ibyari kuba umuvumo byarangiye biri kuba umugisha. Ibyo bikwereka uburyo n'ahantu Abisiraheli batari bari, n'ahantu Abisiraheli batabashaga kugera, aho abantu bari gucura imigambi, aho Abisiraheli batanabizi, ariko Imana yakomeje iba Imana yo kwizerwa ku Bisiraheli. Ndetse n'aho bo batanabizi, batanabyitayeho, Imana ikomeza kugenda ibarengera. Ibyo bikakwereka uburyo Imana yakomeje gukunda abantu
mu by'ukuri badakunditse, bafite umutima unangiye ku rwego rudasanzwe. Icyo cyari cyo kibazo Abisiraheli bari bafite. Imana yo yari inyarukundo n'inyabuntu, mbese nta kimana itabakorera, ariko Abisiraheli ntibari bashobotse, kugera n'aho Abisiraheli batatse inyota, Imana ikabwira Mose ati kubita ku rutare havemo amazi ubwoko bwanjye bunywe. Ariko bikarangira Mose nawe agaragaje kutumvira muri icyo gikorwa n'ubundi Imana yari yamubwiye, kugeraho Imana yabwiye Mose ati nawe kubw'igikorwa ukoze cyo uburyo utanyubahishijemo, nawe ntabwo uzagera mu gihugu cy'isezerano. Urumva ko nta nubwo ari ikibazo cy'Abisiraheli gusa, n'uwo muntu ubwo wari uyoboye Abisiraheli ari we Mose, nawe yagaragawemo na cya kibazo cy'umutima n'ubundi wo kwinangira. Ariko nanone iryo sezerano naryo bari babifite ko Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi izabahindurira umutima, ikabakuraho umutima ukomeye nk'amabuye, ikabashyiraho umutima woroshye nk'inyama ubasha kumvira Imana. Iryo naryo ryari isezerano Abisiraheli bari bategereje. Ubwo n'ubundi igitabo gisoza bongeye kubara nanone uko twabonye ko impamvu iki gitabo bakise kubara ntabwo ari uko koko ari ryo zina nyirizina ryacyo, ahubwo ni uko bahora bigarukamo. Bava Sinayi babanje kubabara, bageze i Parani barongera barabara, bageze na hano mbere y'uko bava i Mowabu ngo bambuke Yorodani bajya i Kanani, nanone bagombaga kubanza kubabara. Igitabo nanone rero tubona kiri gusoza babara Abisiraheli bari kwitegura kwambuka ngo bajye mu gihugu cy'isezerano. Ariko nanone Mose nk'umugabo utari ugikwiriye kugera mu gihugu cy'isezerano, nawe yagombaga gusigara abahereza briefing cyangwa se abahereza impanuro kugira ngo aho bazagera batazitwara uko biboneye. Ibyo nibyo tubona mu gitabo gikurikira cyo Gutegeka kwa Kabiri. Izo zari inshamake z'igitabo cyo Kubara. Tubonane mu yindi video.